Ndagusuhuje kandi nkwifurije igitondo cyiza cyangwa se mwiriwe bitewe n'aho uherereye. By'umwihariko kandi reka dushimire audience, abantu badukurikirana baherereye muri Uzbekistan. Bambivuze neza simbizi ariko turabashimira. Abo tubona badukurikirana bari mu Burusiya, muri United States, mu Bwongereza, mu Burundi, mu Rwanda, mwese muhabwe umugisha n'Imana, kandi Imana yo mu ijuru idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, ijye ibahembera akanya mumara muri gukurikirana iby'ijambo ry'Imana. Dore yuko Pawulo yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo abwira Timoteyo, arandika ngo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kuduhugura kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse rwose afite ibyangombwa bimukwiriye. Kandi iryo jambo ryera ry'ibyanditswe byera biduhanira mu gukiranuka. Tugarutse rero muri gahunda yacu yo gusoma Bibiliya, mbibutsa yuko tukiri gusoma igitabo cya Zaburi. Tugeze muri Zaburi ya 13, niyo tugiye gusoma none. Turakomeza n'izindi Zaburi, ntucikwe kandi ujye wunguka kumenya Imana, nanjye nunguke kumenya Imana bivuye mu ijambo ryayo. Reka dutangire rero dusenga Imana. Mwami Imana yacu, turagushimiye yuko ubana natwe uko bukeye n'uko bwije, ndetse waturinze n'igihe gitambutse. Tugarutse muri ya gahunda yacu yo gusoma Bibiliya, bana natwe dushyigikire, umwuka wera twuzure kugira ngo ibyo dusoma bibe mu mitwe yacu, tubyumve hanyuma tubikurikize. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro n'iteka ryose, Imana y'imbaraga, amen. Murakaza neza rero muri gahunda y'ijambo ry'Imana, gahunda yo gusoma Bibiliya. Tugiye gusoma Zaburi ya 13. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni iya Dawidi. Uwiteka, uzageza he kunyibagirwa iteka ryose? Uzageza he kunyima amaso? Uzageza he kwigira inama? Mfite agahinda mu mutima wanjye uko bukeye. Umwanzi wanjye azageza he gushyirwa hejuru yanjye? Uwiteka Mana yanjye, bireba unsubize, kwejesha amaso yanjye kugira ngo ne gusinzira ibitotsi by'urupfu. Umwanzi wanjye ye kuvuga ati ndamunesheje, abantera be kwishimira kunyeganyega kwanjye. Ariko niringiye imbabazi zawe, umutima wanjye uzishimira agakiza kawe. Ndaririmbira Uwiteka kuko yangiriye neza, amen. Zaburi ya 14. Zaburi iyi ngiyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni iya Dawidi. Umupfapfa ajya yibwira ati nta Mana iriho. Barononekaye, bakoze imirimo yo kwanga urunuka, nta ukora ibyiza. Uwiteka arebye abantu ari mu ijuru kugira ngo amenye yuko harimo abanyabwenge bashaka Imana. Bose barayobye, bose bandurijwe hamwe, nta ukora ibyiza n'umwe. Mbese inkozi z'ibibi zose nta bwenge zifite? Ko barya abantu banjye nk'uko barya umutsima, kandi ntibambaze Uwiteka. Aho ngaho bahagiriye ubwoba bwinshi, kuko Imana iri mu bwoko bw'abakiranutsi. Mukoze isoni inama z'umunyamubabaro, ariko Uwiteka ni umunyabuhungiro bwe. Icyampa agakiza k'Abisiraheli kakaba kavuye i Siyoni. Uwiteka nasubizayo ubwoko bwe bwajyanyweho iminyago. Nibwo abayakobo bazishima, Abisiraheli bazanezerwa, amen. Dusome Zaburi ya 15. Zaburi ya Dawidi. Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Utabeshyesha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntacyushye inkuru y'umuturanyi we. Mu maso ye umunyagisuzugurira arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha.
icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza. Ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemera ibiguzi k'utariho urubanza. Ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Amen. Dusome Zaburi ya 16. Mikitamu ya Dawidi. Mana undinde kuko ari wowe mpungiyeho. Nabwiye Uwiteka nti ni wowe mwami wanjye, nta mugisha mfite utari wowe. Abera bo mu isi nibo mfura nishimira bonyine. Ibyago n'amakuba by'abagurana Uwiteka izindi mana bizagwira. Amaturo yazo y'amaraso sinzayatamba, kandi amazina yazo sinzayarahira. Uwiteka ni wowe mugabane w'umwandu wanjye n'uw'igikombe cyanjye, ni wowe ukomeza umugabane wanjye. Ubufindo bwatumye imigozi ingerera umugabane ahantu heza, ni koko mfite umwandu mwiza. Ndahimbaza Uwiteka umujyanama wanjye, ni koko umutima wanjye umpugura nijoro. Nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka, kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Nicyo gituma umutima wanjye unezerwa, ubwiza bwanjye bukishima, kandi umubiri wanjye uzagira amahoro. Kuko utazareka ubugingo bwanjye ngo bujye ikuzimu, kandi utazakundira umukunzi wawe ko abona kubora. Uzamenyesha inzira y'ubugingo imbere yawe, niho hari ibyishimo byuzuye. Mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. Amen. Reka dusoreze aha ngaha kuri Zaburi ya 16. N'iya 17 reka tuyisome kuko ari ngufiya. Gusenga kwa Dawidi. Uwiteka umva iby'ukuri byanjye, cyariza ugutwi gutaka kwanjye, tegera ugutwi gusenga kwanjye, kudaturuka mu minwa iryarya. Urubanza rwanjye ruturuke imbere yawe, amaso yawe arebe ibitunganye. Wagerageje umutima wanjye, wangendereye nijoro. Warantase ntiwambonana umugambi mubi, naramaramaje kudacumuza ururimi rwanjye. Ku by'imirimo y'abantu kwitondera ijambo ry'iminwa yawe, niko kumpa kwirinda inzira z'abanyarugomo. Intambwe zanjye zikomerera mu nzira zawe, ibirenge byanjye ntibinyerera. Mana ndakwambaje kuko uri bunsubize, ntegera ugutwi wumva ibyo mvuga. Erekana imbabazi zawe zitangaza, wowe ukiza abakwiringira, ababahagurukira ubakirishe ukuboko kwawe kw'iburyo. Undinde nk'imboni y'ijisho, umpishe mu gicucu cy'amababa yawe. Umpishe abanyabyaha banyaga, nibo banzi banjye bashaka kunyica bangose. Bakinze imitima yabo, akanwa kabo bakavugisha iby'ubwibone. None bagose intambwe zacu, baduhangiye amaso kudutsinda hasi. Ahwanye n'intare ifite ipfa ry'icyo yafata, nk'umugunzu w'intare wubukirira mu bico. Uwiteka haguruka umuhagarara imbere, umutsinde hasi. Ukize umutima wanjye umunyabyaha, uwukirishe inkota yawe. Uwiteka uwukiza abantu, uwukirishe ukuboko kwawe. Nibo bantu b'isi bafite umugabane wabo muri ubu bugingo. Inda zabo uzihaze ubutunzi bwawe, bahage abana b'abahungu. Ibintu byabo bisigare babisigire impinja zabo. Njyeweho nzareba mu maso hawe nkiranuka, mu ikanguka ryanjye nzahaga ishusho yawe. Amen. Imana ishimwe ko tuzahaga ishusho yayo. Aya magambo nahira imitima yacu, kandi dukomeze kuyandika ku nkingi z'imitima yacu, kuko nibwo tuzagira umugisha n'ubwenge nyakuri. Ntitukajye dutahira kubyumva gusa, ahubwo tujye duca agasitari ku byo twumvishe, nibwo bizadufasha, ndetse tukagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana ndetse n'abantu. Amen.